Abahinzi benshi bavuga ko ifumbire y'inkoko ariyo fumbire ikomeye kurusha izindi zose. Abandi bakavuga ko iy'inka ariyo ikomeye kurusha izindi zose. Ariko se mwari muzi ko amaganga y'inkwavu ashobora kurusha iyo yose ku bihingwa bimwe na bimwe? Uyu munsi tugiye kugereranya amaganga y'inkwavu, ifumbire y'inkoko ndetse n'ifumbire y'inka, kugira ngo tumenye ni iyihe fumbire irusha indi, ni iyihe itanga umusaruro mwiza, ni iyihe itekanye ku bihingwa. Bahaye ikaze kuri Iwacu Connect, aho twiga ubumenyi butandukanye ku buhinzi n'ubworozi bwa kijyambere ndetse bugezweho kandi butanga umusaruro. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane, ariyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukurikire ino video kugera irangiriye, kugira ngo utagira icyo ucikanwa na kimwe, bityo biguhe umwanzuro n'icyerekezo cy'icyo wakora ku buhinzi bwawe. Aha twatangira twibaza kuki ifumbire ari ngombwa ku bihingwa. Igisubizo nawe wakisubiza, cyangwa se nawe ukaba ufite icyo uri gutekereza, ariko reka nkubwire bimwe mu by'ingenzi bituma dukunda kuba twavuga ifumbire cyane cyane mu buhinzi. Ni ukubera yuko ubutaka budafite intungagihingwa zihagije ntibutanga umusaruro mwiza. Niyo mpamvu abahinzi bakoresha ifumbire kugira ngo imyaka ikure neza, ubutaka bugume burumbuka kandi umusaruro wiyongere. Ariko ntabwo ifumbire zose zinganya intungagihingwa cyangwa se ngo zinganya agaciro. Aha niho tugiye kubirebera kugira ngo nawe uhereho ufata umwanzuro w'iyo wajya ukoresha cyangwa se y'uburyo ki wajya ubikoramo kinyamwuga. Reka duhere ku maganga y'inkwavu. Amaganga y'inkwavu twayavuzeho kenshi, tumaze igihe tuyavugaho, twarebye byinshi bitandukanye, ariko reka twongere tubisubiremo kubera yuko turi kuyagereranya n'andi mafumbire yandi dusanzwe dukoresha kandi tubona mu ngo iwacu. Amaganga y'inkwavu akungahaye kuri azote cyangwa se nitrogene na phosphore na potassium. Ibi byose twarabibonye muri video yabanje. Utarayibona nasimbukire kuri Iwacu Connect kuri channel yacu, araza kubonamo akamaro kayo, ariho twagiye tuvuga buri ntungagihingwa akamaro kayo ku gihingwa. Ikindi cya kabiri cy'amaganga y'inkwavu, ntabwo akunze gutwika imyaka. Izo ni inyungu zayo ndi kubabwira. Hanyuma icyanyuma cya gatatu, ntashobora gukoreshwa, ashobora gukoreshwa vuba cyane kurusha indi fumbire y'ubundi bwoko bw'amatungo. Turaza kugenda tubibona. Ni ukuvuga ngo yo ushobora guhita uyakoresha ako kanya akiyakura mu kiraro, bitandukanye n'andi mafumbire turi bugende tubona. Ikindi cyiza, ntabwo agira impumuro ikabije nk'ay'inkoko. Ngira ngo murabizi ifumbire y'inkoko uburyo igira impumuro igera kure kandi navuga ko itoroheje. Amaganga yo nta mpumuro idasanzwe agira. Tukarebera hamwe rero, ndi kubijyanira rimwe n'akamaro kayo ku bihingwa bimwe na bimwe. Aya maganga aba meza cyane ku mboga bita lettuce cyangwa leti, ku mboga z'urwatsi zino zisanzwe, akaba meza cyane ku nyanya, akaba meza cyane ku mbuto nk'amatunda, ibinyomoro, inanasi n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga rero ibi nibyo nakubwira by'amaganga ku bijyanye n'imbuto zishobora kuba zakoreshwaho ndetse n'akamaro kazo. Inyungu rero irimo mu kuyakoresha nuko ikungahaye ku ntungagihingwa nyinshi nk'uko twabibonye, kandi iri safe. Ni ukuvuga ngo ntabwo itwika ibihingwa nk'andi mafumbire asanzwe,
kandi noneho ikaba itanga umusaruro cyangwa se itanga resulta mu gihe gitoya. Aho ngaho ngira ngo murabisobanukiwe neza. Ikindi ni uko ziriya video zindi zabanje rwose zibisobanura neza cyane. Reka turebe ku cya kabiri rero, turebe ku yindi fumbire ya kabiri, turebe ku ifumbire y'inkoko. Ifumbire y'inkoko nayo irakomeye cyane, ni ifumbire nziza, nayo ifitemo nitrogen nyinshi cyangwa se azote nyinshi, ari nayo mpamvu ituma imyaka ikura vuba. Ngira ngo abayikoresha benshi barabizi, n'abatarayikoresha nabo babimenye, kandi noneho abayikoresha nabo baze kuduha komenti batubwire ese mwe muyikoresha muyibona gute. Ikibazo cyayo ni uko iyo ikoreshejwe nabi ishobora gutwika imyaka, iba ifite ingufu cyane cyane. Iyo rero uyikoresheje nabi cyangwa itarahora cyangwa itarahora neza, ishobora gutwika imyaka, cyane cyane ingemwe zikiri ntoya. Niyo mpamvu akenshi uyikoresha asabwa kubanza kuyitereka ikabanza igahora, cyangwa se akabanza akayivanga n'ubutaka mbere yo kuyiteresha. Ni ukuvuga ngo bimwe mu by'ingenzi wamenya ni uko ifumbire y'inkoko ni ifumbire ikomeye cyane, ni ifumbire nziza ifite akamaro ku bihingwa, ibikuza vuba, ariko nanone ikibi cyayo nyine utayikoresheje neza ishobora kugutwikira imyaka cyangwa se ibimera. Aho ngaho turaza kugenda tubireba neza muri detaye neza, turebe ikinyuranyo cyabyo. Reka tugere ku ifumbire ya gatatu, turebe ku ifumbire y'inka cyangwa se n'amaganga yayo. Ni ukuvuga ngo iyi fumbire y'inka nayo ni ifumbire nziza cyane, ifasha ubutaka cyane, ifasha ubutaka gufata amazi kandi ikanatinda no mu butaka nk'uko abenshi babizi. Nawe niba uyikoresha utwandikire muri komenti utubwire uko biba bimeze n'impinduka ugenda ubona. Ikindi, iyi fumbire ituma ubutaka nyine bubika amazi neza nk'uko nabibabwiraga, kandi bukanagumana n'umwimerere. Ikindi ni uko yongeramo icyo twita organic matter mu butaka, cyangwa se za ntungabutaka cyangwa intungagihingwa z'umwimerere za karemano mu butaka. Ugasanga ubutaka burimo buratanga umusaruro mwiza. Ariko hari icyo ugomba kwitondera, ntabwo ikungahaye cyane ku ntungagihingwa nk'ifumbire y'inkwavu cyangwa se y'inkoko. Ni nziza cyane ku mirima minini no ku butaka bwananiwe, bwa butaka buba bushaje cyangwa se buba bwaragiyemo ifumbire mvaruganda nyinshi ndetse n'imiti myinshi yica udukoko. Ifumbire y'amase y'inka ni nziza kuri ubu butaka. Ariko nanone ku bihingwa bikiri bitoya cyangwa se ku bihingwa cyane cyane wenda byerera igihe gitoya, ifumbire y'inkwavu ndetse n'iy'inkoko ni amafumbire meza cyane. Ni ukuvuga ngo rero avantage cyangwa se icyiza cy'ifumbire y'inka ni uko ni nziza mu gukora ubutaka neza cyangwa se kugarura umwimerere ubutaka, ariko ikagira ikibazo cy'uko ifite intungabihingwa cyangwa se nutrients zikiri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'ariya mafumbire abiri twari tuvuze hejuru. Hagati aho se ko tumaze kubona amafumbire atatu n'ibyiza byayo n'uburyo afasha ku bihingwa, ni iyihe irusha iyindi? Ni iyihe wakwifuza kuba wakoresha, cyangwa se ni iyihe wajya inama yo kuba wakoresha ku bihingwa byawe? Niba ushaka gukomeza ubutaka rero wakoresha ifumbire y'inka, ni nziza cyane. Ariko niba ushaka gukuza ibihingwa byihuse wakoresha ifumbire y'inkoko kuko irakomeye cyane, ariko ukitondera bya bindi twavuze hejuru. Ariko noneho icyo nababwira ni uko gushyiramo balance cyangwa se ku gipimo kiringaniye hagati y'umutekano n'intungagihingwa
umutekano w'ubutaka ndetse n'intungagihingwa, amaganga y'inkwavu ni amahitamo meza. Niyo mpamvu abahinzi benshi batangiye gukunda ifumbire y'inkwavu, cyane cyane mu bahinzi bahinga mu buryo buri gakondo, cyangwa se niba nabwita uburyo bw'umwimerere cyangwa se organic farming, uburyo buri karemano budakoresheje icyo twakwita amafumbire mvaruganda cyangwa se n'izindi chemicals. Ni ukuvuga ngo rero turebye ku mbaraga za buri fumbire, ni uko ifumbire y'inkwavu ni nziza cyane, ifite imbaraga, kandi noneho iri na safe, nta kibazo ishobora kuba yatera bya bihingwa byawe. Noneho twareba kuri risike zo kuba wayikoresha ziri hasi, ziri ku gipimo cyo hasi. Twareba rero ifumbire y'inkoko ifite imbaraga nyinshi cyane kurusha iy'inkwavu, ariko ikagira na risike ziri hejuru cyane kurusha iz'inkwavu, kubera ko ishobora kuba yakwangiza bya bimera byawe. Hanyuma ifumbire y'inka, urebye ku mbaraga zo gukuza ibimera cyangwa se no kubungabunga ubutaka, irimo hagati na hagati, ariko risike nayo iri hasi cyane yo kuba yakwangiza ibimera cyangwa se yagireho izindi ngaruka ku bimera. Umwanzuro rero, njye mbona amaganga y'inkwavu ari imwe mu ifumbire abantu benshi bataramenya agaciro kayo, ariko nyamara ishobora kuba yaguha umusaruro mwiza kandi igakomeza no kubungabunga ubutaka bwawe. Ariko aho icyiza cya byose ni uko zose ubasha kuzibona, kuba wazivanga byaguha umusaruro mwiza kurushaho. Wowe ukoresha se iyihe fumbire? Yaba ari iy'inkwavu, yaba ari iy'inkoko, cyangwa se n'iy'inka? Andika muri komenti utubwire uko nawe ubibona cyangwa se nuko ubyumva. Nimba iyi video ikugiriye akamaro, kora like, subscribe kandi wisangize n'abandi bahinzi. Murakoze cyane, ari kumwe na Mubaneza Amoni kuri Iwacu Connect. Subscribe kugira ngo ukomeze ujye ubona ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ndakurarikira kuzakomeza gukurikira ikiganiro kizakurikiraho, kugira ngo utazacikwa n'uburyo ki tuzongera tukiga ku bundi bwoko bw'amafumbire, n'uburyo ki agenda akoreshwa, kugira ngo tubone umusaruro mwiza kandi watugeza ku nyungu twifuza kugeraho mu buhinzi bwacu.